ikintu gishyashya cyari cyo cyose kije neza utagiye kwigira ugasanga nk'umugabo ngo kubyiga arajya kubyigira ku kandi gakobwa kihabara ati agashaka agakobwa ko ku ruhande akagenda kakamwigisha ibyo kamwigisha akagaruka kubikorera ku mugore we. Ibyo ntabwo ari byo byakabaye. Buriya umugore iyo umufashe neza ukagira wanyuma bigenda neza, sibyo? uri kumva mbese ukamukahana ibitekerezo ukamubwira ati ariko hari ukuntu usa nk'umuhengeka bikagenda neza, mukagirana inama. Kubera iki mwumva ari iby'abagore gusa? Kwese ari twebwe tuzajya tujya kubazanya ngo nimba ejo byaragenze gutya, ejo mugahindura utuntu dushyashya. Kandi utwo tuntu dushyashya ntabwo uzabyuka ngo uvumbure, uratwiga. Bamwe bajya kuri social media bakareba uko babigenza. Oya nabyo amahano. Ikibi ni ukubireba uri nkanjye udafite umuntu ukurwanaho. Uri kumva? Ariko umeze nka Neri urabyemerewe. Mufite ukuntu mubireba muri babiri mukavuga ati ariko nta kuntu kari agaposteri twagira gutya tukabigenza gutya. Ikibi ni uko waba umeze nkanjye cyangwa nk'agaposho mwene wacu. Ariko ubundi umugore n'umugabo baba bagomba kwiga amani, baba bagomba kwiga kandi bagafatanya mu bya buri munsi, sibyo? Njye nakubwiye ngo nuko utabizi, abagore baraganira. Romeo baraganira, uzi ko adatinya akaza akakubwira ngo sha ejo bundi ngo nyine ngo merutse ngo nyine ngo guhura na papa runaka ngo ngo uzi ko ngo byagenze gutya. Buriya umugore ugukunda kanguwe nk'urugero nkanjye nabo nk'umugore ugukunda sha umugabo baba mushaka nigo aba yumva babikora. Ahubwo njye ntekereza ko umugore iyo atakiri kukwiha nk'uko nk'ibisanzwe ntabwo aba akigukunda, sibyo? Niko mbitekereza ku giti cyanjye. Abadamu batubwire bamwe batubwire muri comment njyewe ko niko njye mbitekereza. Njyewe umugore wagukunze sheri njye ndi kukubwira nkanjye iyo ndi mu rukundo hashyushye ureka ubu ngubu umva noneho mba nkubona buri kanya nkumva ndi kugushaka ariko nakwanga sheri unkozeho byazamo. Ikindi uri kuyumva neza wowe ikomereze. Ikindi mfite umwanya utarimo umutiti, ndashaka umutiti mu buzima bwanjye, ndumva nshaka umutiti. Umutiti ni iki? Mu best wari yari byo umutiti n'umubezi mu mwanya njyewe mu myanya yose mfite nta mutiti mfite. Agomba kuba nsohokana akanjyana ahantu heza akangurira ibiryo tukifotoza. Naba nabuze amafaranga akanguriza akayaguha akakuguriza. Ariko abatiti hari ukuntu baguriza cyangwa akanayaguha akayaguha. Naba numva ndushye mu mutwe akanjyana ahantu akajya kunduhura mu buhe buryo, cyangwa se nawe numva nashaka gutwara imodoka akantwaza konaki. Uwo niwe mutiti nshaka, mutiti Brown. Nubwo mbe navuga n'umuntu akavuga amarenga singi cyo kimwe ntora umutiti Brown akantwaza konaki nkabira titakorera nyama. None buri nuko utanabiza ba best babaganiriza n'ukuntu mu buriri byagenze. Kamwe tuzi mujinga arebe stati ahubwo ati umuntu wigira ikibazo kandi bitangira kubwira ngo wigira ikibazo gake gake yakubita na mu best wo mu kirere ndabona ntabwo tubizi. ubu usanga abatiti bine na titi Brown inshuti yanjye. Ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro na filime za Ketchup TV show umunsi ku wundi. Ni Ketchup TV show ye nitwa Romeo Janvier, ni kumwe na Ketchup ndetse na Jasmine nk'umutumirwa mukuru uyu munsi. Ratumeze neza Jasmine? By'umutumirwa ngende umusango
meze ute Romeo? gahunda yahindutse. Oya wita si wari umaye ngo mvuge umeze neza Romeo. nk'umuntu rero mutubirwa nubaha Mfatira pe mbabaye. neza Nagufasha. gutya wowe yaha voilà ameze neza nawe umeze neza. Jariya umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ese ndakongoshe kunyita gutyo. Ko nejo bundi unyihamagaza ariko hamwe Jariya. Ujye kunyeza amafaranga. Buda ayo mazina y'umuntu yavuze. Mba nzi ko agiye kunyeza amafaranga. Ese Nukuri. kubera iki ngo hamagaye ngo ketchup nuko? Kabuyimamagaye utese. Njyewe umuntu tuziranye bisanzwe. Nyine mba numva agomba kunyita amazina yanjye asanzwe. Njye namumenyereye. Ahubwo nuko umenyereye ko ngo hamagara neza. Iyo muhamagaye ngo ketchup uzi ijambo ahita nsubiza. Ntabwo nshatse kubivuga. Ngo ketchup na bene wanyu. Umuntu nyine dusanzwe tuziranye akenshi yabimamagaye nyine hari ukuntu mubwira ariko ntabwo aba ari iby'umutima mubi nuko aba ari blague. Nanjye iyo nshaka nyine ko nsubiza nyine ikintu kumwiyenza aho nyine nshaka ko ansubiza ikintu cya dani namubwira wikeca. Romeo nawe ngo Jari. Najya ntengwa ndamuzi. Ngo Jari. Ubundi njya kumva wumva umuntu arambwiye ngo ni Jari yanditseho yego. Aho ngaho ni sawa. Nta bya Jari hano babarira. Jasmine, ketchup ni umuntu mwiza cyangwa ni umuntu ugoye kubana nawe? Narebye hirya hari ikintu ujya gusubiza ukabanza ugatekereza. Navuga urashaka mukubwire njyewe ni inshuti yanjye ni best friend wanjye ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu muntu mubona uko umubona si kwari ni mubi uko ari nari ngiye kukumanuka nta kibazo. Icyambere neri ukimubona gutya mu maso ubona ari umuntu usuzugura nyine utirekura atari byo gusuzugura. Oya ntabwo neri asuzugura. Nero kugira ngo wemere neri ni ukwikarakaza nubwo neri yabasha kubwira umuntu nabi. Do nabigura do abayika nyine sinzi gukora nabi. Iyo gahunda ari njyewe uri kumva Elias yakubwiye ko kashu nta yindi mufite konje. Umva muri kibazo iyo ngiyo yarananiye iyo ntabwo nayishobora. Nta kibazo muri kumva neri ukuntu mubona bitandukanye n'ukuntu ameze. Agaragara nk'umuntu ugira amane mbese munahuye yahita kwita ariko kereka duhure muri ibintu uno muntu mubona sha ni umunyantege nkeya woroshye pe neri wowe ngo duhuriye njye nkubwira ikintu gishobora gutuma amahani yanjye agaragara. Reka nyivuge hari nk'umuntu ukeneye ku mwana wanjye ku bana banjye sibyo nabo barabizi nawe ujya bakinira ku bana banjye ku mugabo wanjye no ku nshuti yawe no ku nshuti yanjye cyangwa inshuti yanjye izana ibintu by'imikino iyo nginera umujinya kumva neri ubona neri uyubona ari kikarakasa ariko ntabwo yabasha kubwira umuntu nabi gutya ngo murago nkuko nyine ngende kuvuga ntabwo yabishobora. Ntabwo bipfa koza ibyo byo ni byo. Noneho neri ni wa muntu ashobora kuba ari nk'umuntu ashaka gusomera akabura ahantu yabera akamwanga ngo ujye kumumbwirira kubera ko ababona kuvugira hejuru bishobora akajya kumubwira ngo we ngo ni wowe uzi kuvuga kandi nyine niwe ukangitse niwe umuntu ushobora kubona nyine akabona ko nyine yamukanga. Ariko ikindi neri nyine afite ukuntu ateye bigoye. Navuga njye ntabwo mbyita ko ariko bigoye bitewe ko njye narakumenye. Uyu muntu ubona ntiwamenya ngo arishimye ahora ahantu hamwe yishimye arakaye ntabwo ngenzi kumutandukanya ahora ameze ukuntu kumwe yaba yishimye ntubimenya yaba ababaye ntubimenya ahora ahantu hamwe. Ndabeshya nakubeshyeye ntabwo uri kubeshya uko niko kunameze rero ku muntu utamuzi biragoye kumukontorora umva aragoye nyine kumumenya aho hantu
ariko ibindi byose ni umwana mwiza anashanira, agira urukundo, akunda inshuti ze, nkanjye ndi inshuti ye, ashobora no kumamagara bwije tutavuganye akambwira ati ngiye ndaje nkwambure nimero zanjye uzinsubize, kubera ko urumva agira urukundo. Shana umwana mwiza, ariko nyine iyo defo nimba nabyita defo, nimba nabyita karite, ngo akuzanira na capati atuzanira na capati na teveri y'inkora yikuzanira, sibyo ko ngiye hano ibyo bintu bibiri byo kuri inshuti zanjye byonyine, teveri na capati. Capati zo ziramenda 2,500, kumufata nka bibiri cyangwa 2,500. teveri ni cyakora teveri ihenze tuyinywera 1,000 iyo twagiyeyo. nuko ngo nize kondisiyo ushyira ku muntu wifuza kuba inshuti yawe Neri? sha njye nta kondisiyo nshyiraho ku muntu ntazo. uzi impamvu? ahubwo njye hari ukuntu Imana ibikora ikamuza n'abantu. Yego ntabwo tuba duhuje ku bintu byose, hari ibyo mba nkunda, hari ibyo badakunda, hari ibyo batankunda, urangira ibyo mba namukundaho, ariko ndi umuntu uzi kwakira ko uwo muntu hari ikintu akora njye ntakunda kandi sinyimubangamiremo. Ikintu ntashobora kuba inshuti ntashobora kuba nakwihanganira ni inshuti igira amatiku, kuko uri umuntu uhora uvuga abandi ntago bikunda. dushobora gushaka kugutega amatwi uyu munsi ariko ejo ntago nakongera. Ntago nkunda nyine umuntu ubura ikintu ambwira ngo yumve ko ari bunga. Urugero tukaba turi inshuti njye nawe ukumva ubuze ibintu umbwira, umamagaye ugiye kumbwira Jasu, ngo se buriya Jasu ngo abana kujya gufungura ngo shopu hari aribyo byari bizimara ko acuruza imyenda, ngo se buriya ngo Jasu ngo yagira gutya umubwiye 1 2 3. Hari igihe numva rero ni uyu nimba ari kubona umwanya wo kumbwira abandi, ubu nanjye ejo azagenda ahamagara ndamubwire ngo buriya Neri senga ibiki. Inshuti zanjye ibintu tuganira kenshi ubusanga bisa ni ukuri. Hari ukuntu tuba duhuza siporo, hari ukuntu tuba duhuza ngo umunsi turagenda ahangaha twibera mu bintu biri aho ngaho, ariko iyo uri inshuti igira amatiku, ko hari umugore usanga asonze mu fu y'amatiku, ntabwo ngo ajya aba inshuti yawe. Ni topic nshaka ko tuganiraho uyu munsi wa none. Ubuse ko nari ngiye kugufasha ra. Reka akira. Ni topic nshaka ko tuganiraho uyu munsi, ni topic y'umuryango cyane. Umuntu yubakiye ku muryango, wubakiye, igihugu cyubakiye ku muryango. Iyo umuryango ubuze ibintu byose birangirika cyane. Iki kiganiro nagira ngo duze gusangira ibitekerezo nkamwe bakuru mu myaka, ko mfite imyaka y'ubukure, ndaza gukenera no muri commentaire abantu bakuru baze kuza tuganire muri rusange, ariko ndaza kwibanda cyane cyane ku myubakire y'ingo hagati y'umugore ndetse n'umugabo. Mpereye inyuma gatoya, kuva hambere umukobwa yakuze atozwa ko agomba gufata neza umugabo, kugeza ubwo habagaho urubohero rutegura umukobwa ukuntu agomba kumera kuri myanya y'ibanga kugira ngo azanezeze umugabo. Yabayeho ategurirwa kuzanezeza umugabo kuva akiri mutoya. Magingo ya ngaya umugore yageze mu rugo, cyangwa se niyo muri mu mwito mwe muri Islamukazi, iyo turi muri bride showers nk'abandi batari abayisilamu na abayandi madini, dutozwa icyo gihe ko tugomba kwita ku mugabo, ngo navuga ku mugore. Ikigisho cya mbere kiba kiri muri iyo bride shower cyangwa se uwo mwito aba ari ukwigishwa gufata neza umugabo. Mu nama n'ibiganiro abagore bagira iyo bahuye ahanini cyane baganira ku kiganiro kivuga ngo ndakora iki ngo nshimishe umugabo. Ahanini abari muri gahunda za urugo rwubakira, ubwo ni mu gutera akabariro. Kubera iki abagore kuva akiri mutoya ategurizwa kunezeza umugabo kugeza nawe ubwe atangiye kubigira nk'umukuru wa buri munsi, nyamara mu by'ukuri ku mugabo usanga biba bitadufasheho. Ndajya ku kazi uyu munsi, niriwe mu kazi, mutaha ubwo ninjira aho ngarukira naho bigenda biti kuri iyo gahunda. Reka mpera ku uri umukobwa harya. Yego, reka mpera ku nzi neza Jari, reka mpera kuri wowe. Kubera iki ku bagore biba umukoro munini cyane kuri mwebwe, bikaba inshingano nyinshi cyane kuri mwebwe, mugakora iyo bwabaga kugira ngo munezeze umugabo? Ese mwaho ntago muhanezererwa? Hari effort mushyiraho kugira ngo namwe muze kunezererwa, hari mushaka kunezereza umugabo?
ubundi igitsina gore muri rusange turetse n'ibyo ngibyo ni abantu Imana yashyizemo imbaraga bashobora kuba bakwita ku bintu byinshi mu gihe kimwe. Ubwo bushobozi Imana yarabuduhaye. Noneho kandi nakuze nanjye mbisanga ntago nzi impamvu ariko byagenze. Gusa iyo ndebye nkabona imbaraga dufite ni natwe dukwiriye kubishyiramo imbaraga nyinshi. Ariko ntibisobanuye ko umugabo atagomba nawe kubikora. Kubera ko ushobora gusanga nk'umugore yavuye mu rugo kandi wenda tubare Kimironko ahantu hirya kandi ntago afite n'imodoka ntabwo afite amafaranga ya moto agatega bisi ikamutinza ikagera gute aje kureba umugore w'inshuti y'Inyamirambo ngo amuganirize ku bintu agomba gukora umugabo akishima kandi ugasanga umugabo we sibyo nta nubwo yavuye Kimironko ngo byibura agere kwa Mushimire ngo agiye kuganira n'umugabo mugenzi we kuri ibyo bintu nyine ntago sinzi nimba abagore ari twe tugira ubwoba bwo gutakaza abagabo bacu cyangwa se abagabo bundi bimeze tubwire mugabo we ni ukwikunda tubwire mugabo we suri umugabo we nagapasha tubwire reka nkubwire sinzi impamvu byabayeho ariko ndashaka ko ari muri ubwo buryo gusa nanone sinekereza ko ubundi byakabaye ari ibintu bijya ku ruhande rumwe ubundi byakabaye bijya ku mpande ebyiri umugore n'umugabo umugabo bikamubera isomo niba hari ibyo akeneye kwiga birushijeho cyane niba ari ibyo akeneye kumenya n'umugore bikaba gutyo kuko nta muntu ubaho utishimira kugira ikintu gishyashya amenya mu buzima bwe sibyo bibe mu buzima busanzwe tubamo bibe n'ubwo ngubwo bw'umugore n'umugabo ikintu gishyashya icyo ari cyo cyose kije neza utagiye kwigira ugasanga nk'umugabo ngo kubyiga arajya kubyigira ku kandi gakobwa kihabara ati agashaka agakobwa ko ku ruhande akagenda kakamwigisha ibyo kamwigisha akagaruka kubikorera ku mugore we ibyo ntabwo ari byo byakabaye reka nanjye mbabwire ukuntu mbyumva nk'uko abagore nyine dufata umwanya njye nshobora kuza urumva niri n'inshuti yanjye nkamubaza se ko wenda n'urugero iyo ngeze mu gikorwa kubera iki nyine amazi ataza wenda n'urugero ntanzi byanga byakunda abagore kubera ukuntu tubasha kumva feelings za mugenzi wawe ashobora kumbwira ati buriya rero ufashe urebye ukuntu warya inyabarasanya cyangwa ukarya inanasi hari ukuntu amazi aza ariko kubera icyo abagabo uwo mutima batawugira ngo batinyuke nabo agenda abaza umugabo mugenzi bamubwira ati ariko ko mbona iyo mbigenje gutya bitagenda neza kubera kwihagararaho ntabwo ushaka kuza ngo akwegere ngo akubaze ubundi reka abagabo bundi nk'ira brad shawa twebwe badukorera cyangwa baye bakorana gurumushawa bajya bakorana gurumushawa none ni gurumushawa ni gurumushawa oya ni gurumushawa gurumushawa y'abagabo n'abagabo nabo bagakora inama ukamubwira ati buriya umugore iyo umufashe neza ukagira wanyuma bigenda neza sibyo uri kumva mbese ukahana ibitekerezo ukamubwira ati ariko hari ukuntu usa nk'umuhengeka bikagenda neza mukagirana inama kubera iki mwumva ari iby'abagore gusa kubera ari twebwe tuzajya tujya kubazanya ngo muri uwo mugabo njye ubundi reka nkubwire nimba umugabo afata umwanya wo kohererezanya na mugenzi we ifoto amubwira ngo uyu mukobwa ngo nshaka kuzaryamana nawe sibyo turi kuvuga ibintu bibaho kuko abagabo baraganira cyane ariko ahubwo baganira ibitari ngombwa ugasanga oya nimugire ngo hari umuntu twavuze ngo ni gutya ugasanga baganira ibintu by'imipira n'ibiki birangiriye aho ariko ugasanga abonye umwanya w'ifoto y'umukobwa yifuza kuryamana nawe ayohereje umugabo mugenzi we ngo uyu ngo ndifuza ngo kuryamana nawe kandi akumva aramutse amubajije ibyakongera ikintu runaka ntabwo biba bivuze ko nimba ubajije umuntu ari uko ibintu biba bigenda nabi ahubwo hari igihe ushaka ko biba byiza kurushaho cyangwa ukeneye ko hazamo ibindi bintu bishyashya ubundi byakabaye ibintu bibiri nyine bombi bakabigira akazi kabo
bakumva ko umwe agomba gushakira undi ikintu gishyashya. Ikindi nta nubwo numva ko umugore iyo bamubwiye ngo ukoresha ubuki ngo ukoresha ngo urukumva ibyo byose ukajya kubikoresha, ntabwo uri kubikorera umugabo wawe wenyine. None se nawe njyewe impamvu numva ko atari umuntu umwe, mwembi muba muri kumwe, sibyo? mwese muba mushaka ibyishimo. Ibyo byishimo iyo bije simubibona mwembi se, akababaro iyo kaje se mukabona mwembi se. Rero nta mpamvu yuko ahantu se haba akababaro. Oya nayimvuze ibintu byose. Nari mvanze ibyiza n'ibibi biragendana, sibyo da? Utongera gukorera ntabwo nongera ma. Urumva ibyiza n'ibibi biragendana. Iyo ikintu kigenze neza mukibona mwembi, cyagenda nabi mukakibona mwembi. Gusa uko mbyumva njyewe pe ukuntu mba mbibona nk'abantu babiri nyine bose baba bakeneye impinduka. Urumva muba mukeneye kwiga utuntu dushyashya, mukagenda muhindura ibintu. Nimba ejo byaragenze gutya, ejo mugahindura utuntu dushyashya, kandi utwo tuntu dushyashya ntabwo uzabyuka ngo uvumbure, uratwiga. Bamwe bajya kuri social media bakareba uko babigenza. Oya nabyo amahano. Ikibi ni ukubireba uri nkanjye udafite umuntu ukurwanaho. Uri kumva? Ariko umeze nka Neri urabyemerewe. Mufite ukuntu mubireba muri babiri mukavuga ati ariko nta kuntu kari agaposteri twagira gutya tukabigenza gutya. Ikibi ni uko waba umeze nkanjye cyangwa nk'agaposho mwene wacu. Ariko ubundi umugore n'umugabo baba bagomba kwiga manje, baba bagomba kwiga kandi bagafatanya mu bya buri munsi, sibyo? Njye nakubwiye ngo nuko utabizi, abagore baraganira. Romeo baraganira, uzi ko adatinya akaza akakubwira ngo sha ejo bundi ngo nyine ngo merutse ngo nyine ngo guhura na papa runaka ngo sha ngo uzi ko ngo byagenze gutya. Undi akamubwira nuko byagenze, undi akahita amubwira ati rero bihindura ubigenze gutya. Abagore baraganira, ariko uwo mwanya abagabo bazi kuganira. Umva Real Madrid uzi ko yahinduye umutozo, ni ibyo ngibyo na bintu biza. Oya reka nkubwire byasu oya ushaka gusa nibyo nibizima. Naguze ngo sinangura mukinnyi ngo twaguze ngo nago ndye ngo nago namukunze we nande bamuguze. Reka nkubwire reka twemere ko ni ibyishimo bye, tunabyubahe, ntacyo nabigemo, ariko abone n'umwanya w'ibindi. Kubera ko hari igihe wumva abantu bavuga ngo uriya mugore ngo nawe ngo yananiye umugabo we. Gute se? Erega njye buriya abantu babana bagashwana bakagera ku kintu cyo gutandukana, impamvu zabo bombi nazumva nkanaziha agaciro. Kubera ko sinajya mu mwanya w'uwo mugore ngo numve ikibazo cyari gihari nkawe, nshobora kuyitega amatwi nkambwira Paul. Sinajya mu mwanya w'uwo mugabo ngo numve ikibazo nkawe, kandi ushobora gusanga bimwe muri ibyo ngibyo turi kuvuga byo mu buriri byo bibatandukanyije, cyangwa se ku mafaranga. Ubundi hari ibintu bibiri bijya biteranya umugore n'umugabo, ibyo bintu byo mu buriri n'amafaranga. Ako mu buriri mwana hashwanira, sibyo? Amafaranga rafiki yangu mu buriri barashwana sheri, barashwana. Kubera ko uretse nkubwire, reka nkubwire, hari ukuntu noneho abantu ikintu cya mbere gisenya urugo hariya mu buriri. Iyo umugabo yifasha akajya ahandi cyangwa umugore nakajya ahandi akabona itandukaniro, birabateranya. Ubundi nyine reka nkubwire, nimba umugabo afashe umwanzuro ku nshuro ye imwe ya mbere, tuba rimaze imyaka 5 ufite umugore nturamuca inyuma, nyine byiza pe, iyo myaka ari wihanganye. Urungurutse hanze gato burya ipusi yaraye hanze bucyabaye nuru, sibyo? Ibyo ngibyo ubonye hanze ukumva biragushituye, nyamara iyo ubiha umwanya n'umugore akabiha umwanya, mwariko bamuzi ibirenze ibyo ngibyo. Kuko reka nkubaze, ugira umugore yego ndamufite ari wamuca inyuma nzikuta. Okay, ibyo ni nko kukubaza ngo uvuye ugomba guhindura ubugari. Oya reka nkubwire, wenda ibyo ntabwo kudasubije uzimbi kubaje mbizi kutasubiza, ariko reka oya n'umugore ashaka kuba muri kumwe mukavuga uti tubwizanye ukuri, turi mwanya kubwizanya ukuri, mbwiza ukuri kuva twabana ari wanca inyuma aranahira akanisi. Ntabyo nakwemera niyo naba naraye. Kereka hari imashini yicaraho yerekana ko abeshya avugishije ukuri. Icyo ni cyo kintu cyakubwira ngo nibyo cyasibye.
ariko mu mutima wawe nimba ubizi ko umaze icyo gihe utaraca inyuma umugore wawe ntuzanabikore, kuko kandi sindi kuvuga ku bagabo gusa, n'umugore utaraca umugabo w'inyuma uzabyihorere, kuko nibiba ntabwo bizaza ari mu bundi buryo bw'igitangaza, bizarangira wicuza uvuge byabaye iyo minota ingahe byarangiye. Nugera mu rugo ukareba umugore wawe uzajya wumva ufite isoni, cyangwa urebe umugabo wawe wumva ufite isoni zo guhuza amaso nawe, afazari bireke, ahubwo uvuge ngo iki kintu niba njyewe ngikunda umugabo wanjye akaba atakizi cyangwa umugore wanjye akaba atakizi, reka ntume akimenya. gute rero wari iki ko ikintu kirabaho cyangwa ugikunda? Urugero, nshobora kuba nabonye filime nkakibonamo, nshobora kuba nabiganiriye n'inshuti yanjye, nshobora kuba byagenze gute, gusa usibye ko atari na byiza cyane. Nari ko umugabo ushaka kumubwira ati wenda n'urugero ngo warebye filime cyangwa wabyumvanye njyewe n'urugero, agahita wumva ahugura ikiraro ariko n'ubundi agahita ariko ati ndaya ko numva ntakishoboye kubera iki waganiriye nanjye ndabubwira ati shangiye umugabo wanjye nyine ntabwo njye namubwira ko ari we nabikuye. iyo twunamye mba numva ari sawa, ukavuga ati reka nanjye umugabo wanjye ngomba kubimubwira, nabigukoza wajya kumubwira ukajya kubivuga ko wabikuye muri filime, gute se uvuga ko wabikuye ku nshuti yawe? None wihererukana filime z'urukozasoni n'ahandi hari ikibazo, imyaka uba ufite ibi bikwemerera kandi aba ari ibyanyu mwe. Irega ikibazo si uko uba ugiye ashaka kubyumva nabi pe, bitewe n'uko n'ubwa mbere bije ibyo bintu, ntabwo yari asanzwe abikuziho. Ushaka kumubwira ati rero ngewe mba numva hari ibindi bintu nkeneye kumenya, kandi sinkeneye kuzajya kubibaza abantu, wenda izo mbaraga nazibona na gurupe ngira y'abagore ngo nicaremo babivuge byibura mpfe kubijyana. Rero mu gihe nzi ko mfite imyaka y'ubukure nshaka kuba nabireba nkabireba, wanabyemera nkabikwereka, sibyo? Hari uburyo ushaka kubwiramo umuntu wawe bitewe n'uburyo umuzi. Hari n'uwo mushaka kuba mubiganira nta kibazo akumva nta ribi, ariko nimba wumva wafashe umwanya wawe ukiga ku kintu cyatuma umugabo wawe yishima, ikure mu mutwe ko ari umugabo wawe gusa, nawe kiragushimisha, ariko n'umugabo yumve ko afite inshingano zo kugira ikintu akora gitandukanye n'icyo yakoraga kugira ngo umugore we yishime. Nyine iyo ibintu bibaye ibyanyu muri babiri akenshi ntabwo bigorana mu gihe hari akantu katari keza kajemo, ariko nk'ubu mbaye njye na Just turi inshuti, nkumva ko mfite inshingano zo kuba afite inshingano zo kuba yamamagara gusa njye simuhamagara, ntabwo ibyo bintu aba ari byo. Amaze ukwezi arampamagara, neri umeze neza, najyana umva ukuntu umeze, kuko inshuti yawe iba ikeneye nyine wenda kuba yamenya uko umeze. Uko kwezi kurashize, ejo nzategereza Jasu yongera amamagare nkamuhamagara, Jasu ese ko utampamagaye ari icyo ngiye kumubwira, kuki njye nahamagara Jasu ngo mubaze uko ameze, nibinashoboka tubonane nyine bibe biri aho ngaho. Ubushuti bwacu ni Jasu ubuhereza agaciro gusa, njyewe nta gaciro mbuha aho, simba ndi kumuvunisha. Ariko iyo twembi twumva ko hashobora kuba hacimo iminsi ibiri tutavugana, umwe agahamagara undi, twahura twisangira TVR, tugahora muri siporo, ubushuti bugakomeza. Ariko nta wafashe undi ngo amwumvishe yuko niwe bireba. Umugore njye mfite umugore, ibintu byose mbona ari ugufatanya, cyane cyane nk'umugore n'umugabo, ubundi tukanarushana. Nimba uno munsi narazanye akantu keza, nawe ugaharanira uburyo nawe uzana kandi karenze ako nari nawe cyane. Noneho kumva umugabo ari kuvuga njye mfite umugore, cyangwa umugore nawe aricaye, mbabarira njye se njye ku ruhango ndi gukora mu biki, mfite umugabo ageze ahahe guteze. haravuga ko izo gahunda zizo nyine zo kubaka urugo abagore batazikunda cyane, ati niyo mpamvu abagabo umugore yima umugabo akajya hanze, ati abagore ntabwo mubikozwe kugira ute kubaka urugo. Hari abagore batabikunda, ariko biba niko biba waramushatse ameze se cyangwa afite ikintu. Ntabwo mubikunda abagore ngo iki Sharome wosinge bakunda isakuye wiki. Oya hari ibintu uvuze ntago nanumvishe neza ikibazo mbajije ngo abagore ntago babikunda. Oya wenda abagabo bo muhorana ubushake buhoraho, ariko abagore umugore sidakunda ibintu n'indi
wose ninde ni Neri wabivuze burame kubaho Nahigize. njye reka nkubwire reka nkubwire abantu duteye bitandukanye ushobora gusanga umugore waramushatse abikunda ariko hakaba hari ikintu umukorera kitari cyiza kigatuma byanga kandi nawe afite imbaraga zo kubikubwira. Neri urukundo si rushira ku bantu babana oya reka nkubwire njyewe uko mbyemera sinzi ngo rushira bamaranye igihe kingana gute ko njyewe ejo tariki 23 ejo hashize nagize imyaka 2 mbana n'umugabo wanjye kandi ntabwo numva urwo namukundaga rwaragabanyutse pe ntabwo ari ukwirarira namwe ari kubivugira imbere ya kamera ariko ushobora kubana n'umuntu mutaramarana n'amezi 3 akagukorera ikintu kikubabaza ku buryo umutima wawe kucyakira ngo ubashe kubana nacyo bikugora none bikajya bigaragarira he mu buriri kuko ukuntu abagore njye nabonye tumeze nyine nkanjye ku giti cyane man shobora kuba nagukundaga pe nkubona nkumva n'umutima wanjye urishimye nkumva wankorera akantu kamwe gusa na santima nari ngufite zikahita nyine nayo ibere ndi kuvuga ugasanga aho bigaragarira nene mu buriri uramushatse wowe ntabwo abishaka gutya noneho akumva ntabwo afite imbaraga zo kukubwiza ukuri ngo akubwire iki kintu ntabwo ndacyakira urugero naho niho hantu honyine afite atabasha kurenzaho wenda mu kugutekera mu kugutegurira imyenda yo mu kazi mu kugukurira utundi tuntu akaba bishobora ariko aho ngaho imbaraga zikanga bikagaragara ugasanga niyo mpamvu cyangwa se tubyemere ko n'uburwayi bubaho ukaba waramushatse n'ubundi ubona bitari cyane ako ukibwira ko wenda nimara kubana azakwifungurira bihagije ako n'ubundi ukabona birakomeje ibyo mwamenya ko ari uburwayi ashaka kwivuza bigashira ariko hari igihe akenshi iyo ubona atari ko mbere yari ameze nubona hari ibintu byahindutse ukabona ntago umuntu kimucira ishati jya ukoresha uko ushoboye ashobora kuba ari umugabo ashobora kuba ari umugabo n'umugabo ushobora kuba wumva ko nyine afite ubushake hafi cyane ariko ukabona byaragabanyutse kubera iki nawe hari ikintu kibi wamukoreye gituma yumva byaba bigabanyutse ntabwo njya numva kenshi ivuga ngo umugabo ngo ntabishaka ahubwo wenda habaho ikibazo cy'iminota wowe ntabwo si byo usigarame ntabwo ndumva kenshi umugore uri kurekarama umugabo wanjye ngo ntabwo ngo ajya abishaka ahubwo habaho kesi y'iminota nukureba sitati akinjira agahita asohoka ariko ushaka kuvuga ngo ubushake bwe abana baba babufite wenda niko Imana yabaremye sibyo ariko hari igihe uba usanga nyine iyo minota ntabwo mbizi aho byavuye ushobora kuba ariko biri muri we mu mimi imbere kimwe tutemerana nanjye aho ngaho buriya umugore ugukunda kanguwe nk'urugero nkanjye iyo nagukunda nk'umugore ugukunda sha umugabo baba amushaka yigo aba yumva babikora ahubwo njye ntekereza ko umugore iyo atakiri kukwiha nk'ibisanzwe ntabwo aba akigukunda sibyo niko mbitekereza ku giti cyanjye abadamu batubwire batubwire muri komenti njyewe ko niko njye mbitekereza njyewe umugore wagukunze sheri njye ndi kukubwira nkanjye iyo ndi mu rukundo hashyushye ureka ubu ngubu umva noneho mba nkubona buri kanya nkumva ndi kugushaka ariko ntanakwanga sheri unkozeho byazamo ukora ryari iri mu rukundo njyewe mbabarira mba ndi bize iyo nshaka gutera imbere nirinda umuhungu ubu ngubu ari mu gihe cyo gutera imbere iyo ndi mu rukundo mba meze nk'ikigori buri kanya mba mukumbuye muri abasilamukazi ariko ndibaza wowe cyane wakwemera guharikwa gushakwa n'umugabo ufite undi mugore wowe ukaba umugore wa kabiri muri Islam irabyemera nari ko ikintu mwambajije ikintu kibazo Islamukazi Rome ngiye kugusubiza kandi nanarakaye kugira ngo ubone ukuntu ufite gahunda ndi umusilamukazi pe nemera n'idini ryanjye ndanarikunda n'umutima wanjye wose kera numvaga ari ibintu byiza kuko idini ribitwigisha kuba nashaka naba umugore wa kabiri umugabo wanjye yashaka undi mugore wa gatatu cyangwa nk'abantu abagabo b'abasilamu ndugu yangu
n'uwacuma aramushaka kandi idini ryemera bane. Ariko nkubwiza ukuri ubu ukuntu bimeze kuri njyewe Igihozo Jasmine Kadada mbivugira sinakwemera ubu ngubu kuba umugore wa kabiri. Kubera iki? mbere warabyemera Suburame waretse kuncumuza kuri gutuma ndaka. Aba bagabo b'abasilamu mubona n'abana babimana. Ntago ari bose. N'abana abashaka abagore benshi n'abana babi. Kambari ko mbivuga. Musora amagambo. Bitwaza idini. Bagakuramo amakosa mani. Abana Rome nuko utajya uganira. Abana b'abasilamukazi b'abagore cyangwa abagore b'abasilamukazi babayeho mu gahinda. Ese ko iki bataza ngo baganire? Ariko reka mbaganire. Ngiye kubavugira. Babayeho mu gahinda utamenya. Ariko Rome nk'urugero umugore wiwawe uramufite. Uzijijisha umunsi umwe nimba ushaka kureba uburakare bwe. Umubwire ngo ngiye gushaka undi mugore. Uzareba uburyo yatinda. Noneho ibaze abana b'abasilamukazi. Uramubwira. Muri kumva? Uramubwira ngo ngiye kuzana undi mugore. Wumva agahinda babayemo? Ati noneho ngiye kumushaka. Agahinda karakwica, kavuga ati nta kundi biremewe nta ribi reka mbikore. Agashaka uwa kabiri. Uri kumva Rome? Uwa kabiri mugabana muhanganye urumva byanga byakunda kwa ko muwa muharabitswe. Uri kumva Rome? Kwa ko nubundi muwa mumeze babaharitse mugatajya kubana nabi. Uzi kuba uri muri competition. Muri rushanwa ati uyu musarari wanjye. Uzi competition baba barimo? Umukuru abavuga ati atamva akajya ku muto. N'umutoya nakaba ni competition gusa. Uri kumva? Urumva ubwo buzima abana b'abagore b'abasilamukazi babayemo. Mu gihe mukiri mu kwijujuta mwirirwa muterana ubugambo. Ati ngiye gushaka wa gatatu akabakoresha inama. No nta bundi burenganzira ufite bwo guhakana. Wa gatatu akabayinazemo. Urumva ibibazo baba barimo. Nta nama bagisha no kubamenyesha. Inama zarazikugisha. No kukubwira ko uburenganzira bwe. Kandi nubona yagiye amaze iminsi 3 ujye umenya ngo araha. Sibyo? Urumva ikintu babikorera. Shalome mubwiza ukuri. Abagabo b'abasilamu bashaka abagore benshi n'abana. None se kandi none uzi ikintu kibabaje. Baragenda bakareba babana b'abakobwa bamwe bakeneye utuntu bamwe bafite ibibazo wenda mu rugo nibigenda neza afite ikibazo cy'imibereho akaza akakongoza ati burangiye nagushaka babyita gufatirana akagufatirana ati burangiye naguhindurira ubuzima idini rirabinyemerera mashallah nakugira umugore wa gatanu amashara agakanajyaho ariko wa gatanu ati rwose ngewe ntaribi ibyo biroroshye ngewe ngenda umusilamu mfite ubushobozi wifise nkani ntago bibavuna kandi none kubera ko nta bukwe buba atumira abashehe b'inshuti be babiri na shehe abashahidi n'ubundi ni za nshuti ze zimwe nyine kuko nta ubaye uri seriye ntago uhamagara abantu batari bazima uhamagara abantu babandi n'ubundi mukorana bamwe bakumenyere uri bubagira ati nkozi ase nkubaze nk'izo nshuti zo ziza ushatse umugore wa mbere zikaba zibari ushatse uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwo mwana w'abandi abo bana b'abandi bo mu batekereza biki umwana uzarongorwa kamari cyumwe atabana n'umugabo nje nago menyuje idini ry'Imana ko ni idini ryanjye ariko habarakati ubundi reka nkubwire ngiye kuno numva sibyo abaye ashaka uwo mugore wa mbere n'uwa kabiri agakurikiza uko idini ribivuga akavuga nimba umugore wa mbere ahari ukabuzanya uwa kabiri abo bantu babi bameze kimwe ku buryo utabatera ishyari ariko nk'abantu ntago dushoboye kubikora ntago bibaho aramuzana ntago bishoboka nta nubwo abantu babera kimwe ngo bikunde n'urugero rworoshye Nelisa ufite abana n'abana ntago bakunda kimwe yego sibyo rero
especially udashoboye kubatunga kimwe ubundi ugomba kubireka kubera ko harimo gukoreramo amakosa gute nimba Imana ivuga ngo urabazana ubaha ibi ngibi bingana ubigenze gutya na gutya ni ukugira ngo utabatera ishyari sibyo wowe ukaza ukaba ubizi neza ukavuga ati umugore wa kabiri ni umunyabwenge sibyo urugero azi gukora gutya na gutya niwe nzajya mpereza y'amafaranga menshi ugasanga we hari ibyo umuha uwa mbere utamuha cyangwa ugasanga uwa mbere hari ibyo abona uwa gatatu atabona ubateje ikibazo urimo gukora icyaha kwa Nyagasani no mwisi urimo kubabaza abana b'abandi uramutse ubizi kubazana abo bana b'abagore byamara kubahaga akabata nta n'itaraka bahanye oya itaraka kayigwa rega neri itaraka se ni iki kuvuga ngo ndakuretse dutandukanye arakubwira ngo reka tubyite divorce avuga ngo dutandukanye kubera Imana uzanye umwana w'abandi w'umukobwa uri mu myaka mike kubera Imana umukara atandukana kubera Imana uri kumva Rome urumva ibintu biba mani ibintu birababaje cyane Neri hari abana b'abakobwa bari hano hanze abagabo bazana gutyo yamara kumuhaga akamwirukana kuko bazi ko ari bushake n'udakamubona uri kumva abana ubuzima babayemo nako sinabana wenda tubita abagore kuko abenshi usanga ari n'abagore babyaye rimwe cyangwa se babyaye kabiri abantu bafite ibibazo kuko nubundi bafatirana babana bafite ibibazo kuko nago uzambwira ngo umwana wo muri famille runaka uzaza ngo uje kumubwira ngo dufunge indawa ngo mugire umugore wa gatanu ngo inkwano zawe ngo ni ideni habaho n'inkwano z'ideni uwo mugore bagukopye uzamuha agaciro uti uwo mugore wahamagaye abashuti bawe bangaye ukabagurira fanta ngo mufunze indoba mubanye kubera Imana uzamuha akaye gaciro kameze gute uzamuha akaye gaciro nta n'ikintu atarakuvuna nago babavuna niyo mpamvu aguhaga akakubwira ati genda abugacya akaza n'undi akongera akaza n'undi nubwo buzima abana b'abasilamukazi babaye ariko ikibazo ntibavuga ababurimo bihangane Imana iborohereze n'abataburimo namwe Imana ishimwe ko mutaburimo gusa jewe nyagira umuntu ndabizi baranyishyiramo ndabizi baramvugaho ariko reka nkubwize ukuri Rome ibi bintu mbivuze kubera ko njye babaye kandi mbizi buri umuntu avuga ikintu azi njyewe niyo mpamvu ndi kubivuga mbihagazeho gutya ndabizi mfite inshuti zanjye mfite ingero nyinshi cyane rero niyo mpamvu mubwira ngo ibi bintu ahubwo mbaye ndusaba nasaba nka leta ikazashaka ikintu bikora bakajya babaha amakondisiyo wafata umwana w'abandi wamara kumushaka nawe akajya mu gitabo nk'abandi akaba agiye mu nshingano zawe kuko ukuntu mbabona batinya leta kurenza uko batinya Imana hagiyeho itegeko bajya babiha agaciro kuko nimba ufashe umwana w'abandi ukamukura iwawe ukuntu igitsina gore tumeze iyo baguhaye aho bakujyanye ubwonko niho bujya uri kumva uramufasha umukuyi iwabo uramuzanya hano nimba unzanya hano ubwo ngomba kuba nzi ko ndi hano uramfashe umenyereje ubwo buzima bwo kungaburira bwo kunyambika ngo umugore nuba mu rugo ngo umugore nuba mu rugo urabazi nawe ndabizi ko bazi ngo umugore nuwo kwicara mu rugo ngo agateka ngo akabyara ngo akarira abana wamara kugira ute byamara kuguhaga nk'amezi 3 cyangwa 8 cyangwa umwaka n'urugero akakwirukana iwanyu nturi buhasubire nta bundi buzima bwo hanze uzi wenda akubyayemo 2 cyangwa 1 urumva struggle cyaba 3 noneho hari n'igihe cyakora birumvikana sibyo abagabo bashaka abagore barenze umwe tureke n'abasilamu hari n'abagabo batari abasilamu buretse nkubwiye abasilamu bariyuba oya ntago ari byo oya ntabwo nabyemera umugabo yapfa kukiri ukumva ko aribwo yabyaye oya tubizi oya reka nkubwire ntago gutya ari ukwiyuba reka tuwe tubiretse icyambere baba baragiye mu rukiko umusilamu ujya mu rukiko nibanga nyine uva impamvu aba yaragiye mu rukiko sibyo ariko akajya gushurashura ku ruhande akanga kubivuga kugira ngo bitaba bibi mu rugo buriya reka nkubwize ukuri buriya umuntu n'ukorera ikosa sibyo Neri ubu niyo uzamwubahe yuko arimenya sibyo Neri aka kanya njyewe niyo naguhemukira ariko si ubimenye ko naguhemukiye
nta kintu biba bigutwaye kamitekerezeho mureka mbitekerezeho ariko bitandukanye na wa muntu uri buze akaguhemukira akanakumenyesha ko yaguhemukiye urumva ko duhinda tubiri turatandukanye. Reka nkubwire sibyo, ubundi hari icyubahiro umugabo n'umugore bagomba kugirana hagati yabo, sibyo? Umugore ari igihe ushobora nigize kubyumva mu nama y'umunsi kandi koko nza gusanga ari byo. Umugore afite ubwenge n'imbaraga byinshi ku buryo wowe mugabo ushobora kumutwara ukamusiga ku muntu bagiye kugucanaho inyuma n'ubimenye. Ariko umugabo iyo afitanye gahunda n'agakobwa, nubwo umugore atabihagazeho 100%, mu magambo yakubwiye hari igihe biba birimo, wowe ukajya uvuga ku mutima biri gukubita, sibyo? Rero niyo mpamvu abagabo bagira ukuntu bakora ibintu byabo n'abagore bakagira ukuntu bakora ibintu byabo. Byo umugabo ukifitemo ikintu cyo kukuba, iyo aguciye inyuma bikorera kure yawe, akurinda ko wabimenya, ntashobora kujya mu nshuti zawe, mu baturanyi, mu bakozi b'iwanyu, ibyo bintu arabikurinda. Ariko iyo yumva yahaze kukubaha, ahera ku nshuti yawe kubera iki? Ahera ku nshuti yawe kubera iki? Aba abizi neza ko muganira, ko hari igihe inshuti yawe umutima wayo uzumva byanze ikabikubwira, kandi bibaho. Hari igihe inshuti ishobora kubikora rimwe kabiri bitaraba, ariko bikagera mu mutima ukamurya, nyine we akaba yabikubwira, yashaka akahita bloka nimero akanayisiba ntimuzongeye guhura, ariko iki kintu akakikubwira. Nuko kandi umugabo wawe ukaba wagenda ukabimubwira akakubwira, none uragiye bigenda gutema byarabaye. Uwo muntu ntabwo njyemba numva atakigukunda, tureke no kuvuga ngo ni icyubahiro. Rero hari igihe idini rikwemerera gukora ikintu ariko wowe ukarengera, ukabikora ukirengagiza amahame y'idini n'amategeko, nyine ukirengagiza icyo bakubwiye, wowe ugashyiramo ibindi bintu byawe ukazanamo kamera. na logique chérie. Umva ubundi nk'uko utekereza buriya ntureba, uzi umugabo azumva hari n'agatelefone kaguhamagaye akubaza uvuga kuri bano babana, yumva ni umusore, uzi intambara iba nuko mubanye ariko oya nyine, cyangwa wenda uwo musore aguhamagariye, sibyo? Aka kanya wumvishe ko ari umugore uri gutereta umugabo, ari umusore uri gutereta umugore wawe, suzi ukuntu byakubabaza? Kubera iki ibyo bintu bikubabaza udatekereza ko njye bibabaza? Noneho njyewe birenze no kuba guhamagaye ngo ugiye ngo kumushaka ngo umuze, noneho ukaba uzi ko umugabo wawe uyu munsi ntabwo yaraye mu rugo, yaraye kwa uzi ukuntu bibabaza utanya kwa Mukera. Nabona sinzi amani kwibaza utuntu udukoryo barimo. Cyakoze abagore bafite abagabo barasaze, babayeho nabi, bitewe n'uko umugabo wawe umuzi, ubuzi n'isabyo umuhambirwa urumva agahinda. Ibyo bintu ni agahinda karenze kuko ntunasinzira. Reka nkubwire twigize kuvugana na Gaza ubwo buzima waba ubamo umwaka 2 3 ubuzima bwawe bwose, noneho ufite n'abana, noneho nuko utazi, nuko tuvuze ku ruhande rw'umugore n'umugabo, ntabwo uzi noneho amakimbirane aza muri abo bana. Umwana wo kwa runaka n'uwo kwa ntabwo bakundana kubera ko none se urumva ni umwana wa mukase, ni kwa mukase, bamufata nk'aho ari mukase, urumva ntabwo yamukunda kameme. Hari n'utuntu barenzaho abantu bamwe na bamwe, kubonjya mbona bakuru akavuga ati ngenda ashaje, mukeba wanjye arashaje, bakikorera akantu k'uburyarya bombi bakigira abantu bakundana. Kubera iki? Ababona nta kundi byagenda. Hari igihe ubona ibintu byakurana ni depression nyine, urukundo abasilamu bakundana cyane. No, barakundana, ntabwo ngende kuvuga ku basilamu bose, ndi kuvuga ku baceba. Reka tureke n'abagore, nuko nagiye kubivuga mukavuga ngo ntabwo bibaho. Hari abagabo batari abasilamu, urugero ataragiye no mu rukiko, umugabo akaba afite umugore babana, ariko kujya ubera ingeso mbi yamunaniye, akaba afite n'undi abyayeho umwana utangana, kandi ariko buretse bikagera aho ngaho bikaba official, umugore ukamumenya ko hari afite n'umwana ungana n'uwawe mutoya, sibyo? Ubwo si muba mubizi ko mufite ingo ebyiri, atanga iposho, hari ibyo amenyayo, iyo byabaye ngombwa ajyayo nubwo atabikubwira. Ibyo bintu akaba bikora.
abo bantu uko byagenda Abo ni kose abake baba bataziranye. nuko nguko badafite icyo batwaye. none abo bantu njyewe buriya umuntu nemera washaka umugore wa kabiri ni umuntu uba wenda n'urugero mbi Kigali mfite umugore wanjye n'abana i Kigali banyimuriye gukorera Kampala n'urugero sibyo byanga byakunda umugabo kwihangana bafite sibyo nimba banyimuriye hano bitari bushoboke ko umugore na famiye yanjye nyimura bagenda yashaka yundi sibyo aho rwose ngemba numva yashaka haramu ngereka nkubwire azakwimura umva oya nashaka reka nkubwire umva ngiye ntago nabana n'umugore wawe nibibaho gute bayo ngewe twikomereze ntabwo bibaho reka nkubwire nimba nibibaho nanu ujye kunshyiraho undi gute ngewe ndi umufuka barambikaho iyindi gute se reka barangeka n'ibishimbo ngewe reka nkubwire nimba umugabo ku mugani nk'ibyo wari uvuze avuye mu Rwanda agiye gukorera Uganda ntabwo ari bujyane famiye nashaka y'umugore wa kabiri azamuhaga arebe n'uwundi ararinda amushakira iki nagenda akora ibyo akora simbimenye sinzanamenye ko yashatse uwo mugore akomeze naruha azabireka ariko oya ibyo nabyumvaga ibyo nta kibazo ariko ntibizabeho mu buzima bwe ngo numve ngo ngiye ngo yambwiye ngo burya bwose ngo naje ngo gushaka ngo umugore wa kabiri uzi ko umugabo azakakubwira bara bene bacu nyine nakubwira ashaka ngo aragaha baranateye inda umutima mwiza wamugira ute umwana amaze kugukuramo aba akabona umva wararacotse buriya niyo mpamvu ngiye umugore udakora mani abagore twirwaneho mani duhaguruke kuko umugabo yazi neza ko nawe ufite wajya ntacyo wakwimarira agira atya ni nk'inda uri kumva araza akakubwira ati uzi byabaye se none uza ahantu babera babi ajya hahandi hafi yawe ntabwo ajya kuri kugira ngo se kure yahagera ni umukozi wawe ni inshuti yawe ni umuturanyi wawe abantu nk'abo n'akaza nyine ngo umbabarire ngo kubera Imana ntabwo mbeshya Imana yaragowe mfite idini ryinshi cyane kubera Imana mumbabarire nyine shayitani yaranshutse hari akantu nateye inda urajya hese hari agahabara nateye inda yalla ukababara ukabyimba ntabwo wamusubiza uravuga ati none mbigenze neza urarira bugacya ukongera ukarira nzi neza ko uri umuntu wishoboye wihagije ntabwo yatinyuka kukubwira iryo jambo ntabwo byakunda kuko n'ubundi ababizi neza icyo uri bukore ariko abagore babayeho bababaye hari abagore none se nabigenza najya hese shako nabundi naho none se umuntu mfite abana 3 hari abantu babayeho muri ubwo buzima bananiwe guhaguruka aho bari mwese ngo kataranyicisha inzara rero bafite akantu ko kuvuga ngo ko haha mwese ngo icyambere ngo nuko ngo amahira ngo akaba ngo nishyura n'inzu ngo akananyambika ngo none se ngo bajya agenda ngo abikore ukirengagiza ko umunsi azazana sida azagenda arakakura sida ari wazayizanira abana bawe ari bo bagiye kuruha kubera ko nurwara sida uzarwara urembe abo bana bawe warwaniraga ushaka ko babaho ntuzabukibakujije uri kumva ubwo buzima rero niyo mpamvu mbwira ngo abana b'abasilamu abagore b'abasilamu bahaguruke bakore bave mu mikino ngo abagabo kwiri gutegemeye ku mugabo ngo azamiki umugabo n'umwana wundi natwe turi abana b'abandi ariko abagabo n'abana b'abandi sinjye waciye umugani ntago ndumva umugani uvuga ngo umugore n'umwana wundi numvishe ko umugabo ari umwana wundi sinjye wawuciye rero bahaguruke bakore rero ikindi kuri kuyumva neza buko ikomereze ikindi mfite umwanya utarimo umutiti ndashaka umutiti mu buzima bwanjye ndumva nshaka umutiti ni iki mu best wari yajyaye ibyo umutiti no mu best mu mwanya njyewe mu myanya yose mfite nta mutiti mfite
ndumva nshaka umutiti ese nibyo sha uri igishwi narebe ibintu ari kuvuga ngomba shora ngo arabyumva Yashimye nuriba. kutivanga Abagabo bubatse bagira ababesto ahanini ugasanga ni wa mukobwa bakundanye bakiri bato kera kera mu nyuma bamara gukura akaba ndi mahitamo ku bivuga ruhande. neza ni umutiti brown ayabwo ni umukobwa ni umunyambo ni umugabo ni umunyambo Oya, abari- abagabo baba bafite umunyambo abagore bafite umutiti okay abagore bafite umutiti none se ubundi reka mbabaze umugabo ni gute aba afite urugo afite umugore byose best. akagera yego akoneri n'aba best baba bakenewe mu buzima reka nkubwize ukuri ubwo ni ubujajwa nta by'umubesi best reka njya nkubwira nk'umuntu umukeneye umutiti ikintu akora wese ko nta mugabo ugira nta kibazo turamukwemereye brown nshaka umutiti brown nshaka agomba kuba nsohokana akanjyana ahantu heza akangurira ibiryo tukifotoza naba nabuze amafaranga akanguriza akayaguha akakuguriza ate ariko batiti hari ukuntu baguriza cyangwa akanayaguha akayaguha naba numva ndushye mu mutwe akanjyana ahantu akajya kunduhura mu buhe buryo cyangwa se nawe numva nashaka gutwara imodoka akantwaza konaki uwo niwe mutiti nshaka umutiti brown nubwo mbe navuga n'umuntu akavuga amarenga singi ikintu kimwe ntoramo umutiti brown akantwaza konaki nka biriya tita rukorera nyamba si nkawubaye ntabwo uzi ko tita ajya atwaza nyambo konake kandi atazi imodoka ndashaka uzajya untwaza nawe ushaka utazi imodoka ndashaka utazi imodoka akajya antwaza konaki ase mubaye ntabwo muba iyi mihanda ariko reka nkubwire imihanda ntabwo muyibaye byasi uwo muntu aramubona kujya nduhura mu mutwe ndamuduhira ashaka uzi best akazi baba bafite buriya bamuzi ngo baba borohewe ngo akajya yabuteye ngo gute kakumara amazina ariko aba best baba bagomba gukora ibintu byose mani reka nkubwire amazina araya uzi umu best akazi aba afite aba afite akazi kenshi ushobora no kuza ukamuganiriza ukamubwira tuzi ibyabaye boyfriend twashwara boyfriend uzi ibintu yankoreye none buri nuko utanabizi aba best babaganiriza n'ukuntu mu buriri byagenze ukamubwira tuzi umuginga arebe stati akakubwira ati mbona wigira ikibazo kandi bitangira kubwira ngo wigira ikibazo gake gake umwanya muto ikibazo akagikemura yasuwe buri gicucu shawe nari afite umutiti nawe ngira nta mutiti reka nkubwire wapi reka nkubwire mba numva umuntu ufite urugo atagomba kugira abo bantu kubera iki nta kuntu wambwira ngo nagira umuhungu w'inshuti yanjye tudafite ikintu dupfana nyine twahuye kubera ubushuti ubwo bushuti bwanjye nawe bukajya kuzana ibindi bintu byinshi urabizi ko inshuti nzigira ego we nta mugabo ugira uyu nguyu nta mugabo agira njye ndi kuvuga nk'umuntu ufite umugabo nuko twashyizemo ibikaryo n'ibiki byose ariko inshuti y'umuhungu ibaho nyine nkubwire especially nkanjye nabuhokera cyane igitsina gabo kurenza uko nabuhokera umugore mbaza ngo kubera iki kubera ko abasore ubundi tureka abubu ngubu abasore ba kera bari inyangamugayo iyo wamubitsaga ibanga wabaga uzi neza yuko ari imize bunguri bitandukanye n'umuvandimwe wenda nkane simvuze yuko yabivuga ariko buriya hari igihe rimucika uri kumva ubundi urabizi ko abakobwa iyo babwiye ikintu araza nka Neri n'urugero bambikije ibanga umushuti yambitse ibanga ndaza nkamubwira ngo tukaganira nkamubwira ngo ariko ngo ngiye kukubwira ibintu ngo umenye ko ari ibanga ngo ntuzamvemo ngo uzi runaka ngo uzi ibintu yankoreye ngo uzi ibintu yakoze
ako kanya bikaba byarangira. akajya kuri witsi by'umushuti Neri nawe najya ku mushuti yazamubwira ngo ibintu njya kukubwira ni ibanga. Yambwiye ko ari ibanga. Ni ibanga ntuzabivuge kuko tuba dufite ibigare bikururana abagore, ariko umusore iyo umubikije ibanga iyo wamubitsaga ibanga uwa kera abo ngubu babaye nkazo mana yanjye babaye nkazo ibwije uri kumva nabo basiga bagira amagambo umubitsi ibanga ukarisangana agaposho ukibaza uri yanyweye pirimusi birangira rivugiye ku icupa umugire ingamuzi ibintu ngo yavuze ngo wumva akabara yabivuze uri kumva. Ariko ubundi abagabo ba kera iyo wagiraga inshuti ubundi inshuti y'umusore aba ari inshuti pe, uramubwira ati ibi niba ukabuzi neza ko ibanga umubikije ari ibanga. Kandi mani buriya hari abantu nkanjye ukuntu umeze, iyo mvuze ikintu ndaruhuka, iyo nganiriye n'umuntu nimba hari ikintu kimbabaje ndaruhuka. Rero mba nkeneye umuntu wo kuruhukiraho, kandi hari igihe boyfriend kanamubwira akakumva noneho ukuntu muri aba best bumva uramubwira akajya avuga ndakumva aba best barumva uri kumva kuzacunga aba best benshi baba bakennye nta mu best w'umukire ndabona ntabwo tubizi ubu usanga abatiti uri kumva ubu usanga nta kintu bafite akenshi banagutwaza konaki kuko nta kindi yaguha araguha ibyo adafite saba kwita. Ubundi reka nkubwire sibyo, hari igihe umugabo aba bize cyangwa umugore akaba bize sibyo, ariko mu by'ukuri hari igihe umuntu aba bize akihanariza yo kumva ko ari bize kandi atari nabyo, ugasanga umugore wawe ntumuha umwanya ntumutega amatwi. Hari igihe uba ufite umugore ushaka kukubwira akavuga akaruhuka akakuririra, ariko ugasanga barabihazi sibyo. tubyumvikaneho hari ibintu utabwira umugabo wawe ukajya kubibwira bestos, aba ari nk'ibikisubu cyego ujye kubwira bestos nsigaye njya mu bapfumu ngwiki nimba hari ikintu wenda nk'urugero ndashaka kukubwira kuri Neri sibyo, yewe nababaye urugero oya buretse wanze wumva Neri niwe wankoreye icyo kintu niwe wandakaje ntabwo uri buze kubimbwira. None se nzaza kubwira Neri nzaba nkeneye undi muntu uri utandukanye nawe. Njye reka nkubwire sibyo, kuko umugore n'umugabo bakwiriye kubaho hari ibanga bafite, kandi ibanga ni iki? Ni ibibazo byabo, kuko umugore n'umugabo ni abantu baba bakundana bafite utuntu bajya bapfa tw'amafuta ngo sinakubwiye ngo uyishane ngo nukayambare ngo uzi inyuma ngo ujye ushyiramo imbere, ukamubwira ati njye iri inyuma mbona imeze neza ngo umaze kwishyira hejuru utangiye kwibona kabara gukebuye sibyo. Icyo kintu naza gukora byaso banyebuye kubera isheni bivuyeho. Ejo nkaza basanze igikombe muwe, ejo ngongera ngakubwira gutya ntabwo biba ari byo sibyo. Ntabishobora ariko abandi barabivuga nyine. Nakubwiye ngo abagore ratu ukuntu turemetse dukenera kuruhuka, cyangwa byakunda kuvuga wavuga nuko wenda utabitubwira nawe ujye ukenera aho uruhukira nyine. Reka mbaze nkubwire wenda naho ufite ariko uraruhuka. Reka nkubwire ukuntu abantu duteye bitandukanye. Njyewe nk'ubu ushobora kuba mfite ikibazo, hari atari kuvuga ngo ni ikibazo ngo wenda nyine ari nk'akantu ushaka kumenya nkaza nkakakubaza kubera ko ndi gukeka ko ushaka kuba ukizi cyangwa waba utakizi, ariko waba ari umuntu wundi ukizi ukakimubaza ukamubwira ko wenda ari wowe ukaza kuza kumbwira. Ibyo nta kintu bitwaye, ariko hari ibintu biba biri aho ngaho ugomba kuba wabona ariko ujyanye kubwira inshuti yanjye. Ngewe niyo mpamvu iyo mbabaye cyangwa nishimye inshuti yanjye itabimenye ngo ibimenye cyane. Nshobora no kukubwira ko ndwaye sibyo, ko twaba turi kumwe simbe ndi guseka nk'ibisanzwe, simbe meze neza, ukabibona nkakubeshya ko ndwaye umutwe cyangwa mu nda utuntu nk'utwo ngutwo, ariko nkaba nzi ko nshobora kugenda nkafata nk'ikayi nkandika meze nk'aho ndi kubwira umuntu, narangiza nkagica nkakijugunya aho ikintu kikaba kimvuyemo, ariko nkaba mbizi ko iki kintu nakivugiye ku rupapuro ndagica ngishyira no muri toilette ndafurashinga kiragenda ndabibona pana no kuvuga ngo nagitaye undi muntu ari bugitore. Uwo si umuti umwe, uwo ni Neri. Ariko ntabwo kwandika ntabwo nabasha gufata ikaramu mba nkeneye umutiti nkamuganiriza
mana ya nyagasani iyi nshuti yanjye yimera bayihe umutiti imana iguhe yego reka byo ku gatopic hanyuma tugana ku musozo mubona bikwiye ko umwe mu mico ya kinyarwanda yo gutegura umukobwa ko azaba umugore akiri mutoya birakwiye ko yagaruka ababyeyi bakaganiriza abana b'abakobwa twabikomeje dutangira kera bagiraga urubohero bakaganiriza umukobwa bakamutegura kuva akiri mutoya no muri Islam ntago biki urubohero Yego. babaga bari kumuboha babaga bari mu biki urubohero se n'ubwumva wenda urugero guca imyeyo ese ndebe uva nkubwire oya akoneri nawe Nyine hari ikintu. ubu wabona ataranaboshye nzakuvuna amahero oya ubu ibintu niba ushaka mu bikate wasanga ataraboshye ubu ibintu byari binyobeye urapfura uri igicucu ubu ikintu cyari kinshanze uvuze nyine urubohero ntabwo iryo jambo numvaga ukuntu rihura n'umukobwa njyewe mba nkubwiye njyewe mba numva hari ikintu kimwe gishoboka usibye ko wagira ngo sinzi impamvu abakobwa benshi basigaye bashaka nta babyeyi baba bafite bakuru sibyo turetse n'ibyo ngibyo no mu buryo bwo kumuganiriza mba mbona ngewe bikenewe kubera iki hari igihe iyo uri umumama wubatse urugero umaze imyaka hejuru ya 15 uri mu rugo hari ibintu byinshi uba uhura nabyo ubuzi wijya kubwira umukobwa ngo ahantu ugiye ngo ni habi ngo iryo jambo niryo bakunze kuvuga kandi si ryo rikenewe mu rugo ntabwo ari mu muriro ariko ni ahantu ushobora kubonera ibyiza n'ibibi ko biragendana buri muntu wese yubaka urugo ku giti cye ariko hakaba hari inama ushobora gutanga za rusange ushobora kuba bafata umukobwa ababona babishoboye bari hejuru y'imyaka 15 mu ngo bashaka bazanabikora nka business ababikeneye bakajyayo natwe tugifite kuko natwe tumaze igihe gitoya mu ngo twajya tugiye ku ishuri tukiga tugataha ari ibintu bizwe pana ubujajwa bwo kujya kwicara ahantu mu tuguni mukavuga n'ibyo mutazi sibyo uravuze wenda abamama nka batatu bamaze iyo myaka 15 20 30 abo bamama batatu experience ziba zirutana mukagenda mukiga bigenda gutya ushobora guhura n'iki kibazo ikintu mba mbona nuko nyine wowe utari kubyumva ufite ukuntu wubatse urugo rwawe uba ugejeje ku myaka 15 abagabo ntabwo bakunda ibintu bimwe ntabwo byashoboka ariko ari inama rusange wasanga mu rugo rwawe wenda umugabo wawe mupfici umuneke ni urugero uwanjye tukaba dupfa itunda cyangwa amazi ni urugero yego urumva ninza nzakwigisha ibijyanye n'umuneke we hari ibintu biba biri rusange sho nyine mbanza nkubwire kuri icyo ngicyo nanjye ninza mwigishe ku bijyanye n'itunda ariko buriya buri muntu niwe umenya uko atwara urugo oya reka nkubwire information keretse nizihe se kugira ngo baramutekera ngo baramugaburira umugabo ntawe umwicisha inzara hari ibindi bidasanzwe oya bese nkubwire mu buriri ngo baramuha iryo ni bese mbanze nkubwire ushobora kuba sibyo ushobora kuba umugabo wawe akunda itunda nakuvuma reka nkubwire nabyumvishe umugabo washaka kuba akunda itunda wanjye akunda umuneke ariko ugasanga aramutse amenya uburyo bavanga itunda n'umuneke yaryoherwa kubera iki ugasanga rero kuba wakwicara ahantu hari abo bamama bashobora kuvuga ibintu nk'icumi ugasanga ukuyemo 2 bizima hari igihe uba uzi ikintu ariko udafite uburyo wakigeza ku muntu wawe ariko uwo mubyeyi mwaganire hakaba harimo inzira yaguhaye y'uburyo ushobora kuzana ikintu gishyashya mu rugo ntibigaragare nabi nk'ubushinzi cyangwa ibyo twahoze tuvuga sibyo hari ibintu biba biri ari inama za rusange ukicara ahantu ugatega amatwi muri ugahagira ikintu ukuramo ariko ntabwo abantu dukunda kimwe nandi tw'abagore ntabwo duteye kimwe ibyo nkunda sibyo Jazz akunda n'undi gutyo no ku bagabo biba bimeze twese turi abantu ariko abamama mumaze iyo myaka mutari abamama bo ku mazina nimushaka ni inama mbagiri bazashaka ukuntu bashinga agashuri babisabe leta bavuga ati twebwe twigisha ibi n'ibi kwiyandikisha n'aya bumve ko ibyo bintu biba bikenewe sibyo kuko kuri YouTube reka nkubwire ntabwo ari byiza kujya aho ujya kuvuga ibintu byose utobore kuko ntago ubuzi
umuntu ubireba afite imyaka ingahe, hari umwana aba ari muto adakeneye kumva ibyo bintu, ariko wowe ukagenda ugakabya ukavuga ntabwo biba bikenewe, ugasanga ahuye n'icyo kintu kandi wenda hari ikindi ariko ari kureba kimufitiye umumaro. Ariko haramutse habayeho ishuri rishobora kuganiriza abagore, hakabaho n'iry'abagabo. Ku mpande zombi, n'abagabo mugomba kugira ishuri, akagoroba k'abagabo n'akagoroba k'abagore, ariko abagabo babona umwanya ko bahora ari bize, bahora bigize babona uw'amazi match irakubangamira ariko ntabwo uyikunda. ntabwo urabona umugabo wabaye addicted na match bro, uzi ko atanarya batsinzwe ahora muri, uzi ko umugabo bamutsinda agatura umujinya umugore hari uri mu izamu ngo Christian uriya muginga amaze kuba imbwa, umwana yakinyura mva imbere urabona match yanjye iratsinzwe, wowe uraza bakunda match uzi yaba yabetinze kubetinga byo ni ibindi bintu, bari yanjye yariwe umugore yavuga buri ngo ikintu asakoze cyose iyo kibaye too much kiba kibi. kiba kibi. Bikunde mu rugero match yabaye, uzi ko hari umugabo ushobora kurara ijoro ataryamye ngo ari muri match, afite umugore agomba kubaka urugo, sibyo? Uwo mugore wenda uyu munsi nibwo ari kugushaka, we wigiriye muri match, icyo gihe urugo ruzamerana neza? Uzamurutisha match? Ikibazo ni ikibazo. ibintu bibaye Ariko reka nisabira abantu, twaganiraga nta muntu n'umwe twibasiraga, ntabwo twibasiye abagabo b'abasilamu, ntabwo twibasiye abagabo bakunda umupira, ntabwo twibasiye abagore, oya njye ndakubwiza ukuri, ntabwo twibasiye umuntu n'umwe, twavuze ibintu biri rusange. nta muntu twatunze urutoki, Twari kuganira ibintu mwumvisha twavuzemo tutazi neza, mukaba mubizi mutubwire muri comment. kandi ni ukuri kw'Imana njye nishimiye kuganira. ntabwo nari nzi gutanga show bingana Iki kiganiro ni mu gikunda tuzakora part 2. tuzakora n'ikindi, tuzakora part 2, mutubwira n'ibyo mushaka ko tuganiraho byabafasha. Ntabwo wenda Turi inzobere mu kuganira, ariko buriya iyo ufite ahantu uvugira hari uwo ushobora kubibwira bikamufasha. reka mbashimire Ketchup ndetse na Jasmine ku mwanya wawe n'ikiganiro cyiza cyane dukoze uyu munsi, ndabizi neza ko cyubaka sosiyete nyarwanda. Ambaza iki? ngo mubaze Kuri njyewe kubana nawe se amubaje ngiye kunambura Jasmine umuntu Jasmine rero reka zamuvuge muri part 2, nta kibazo. ayo matsiko yararaye zamuvuga muri part 2, tuzatangira ndi kumuvugaho. Sawa, mwese nawe ku kigo za Ketchup TV Rwanda, ngewe nitwa Romeo Janvier, Imana ibarinde. mwakoze. Yego. Ketchup TV show ntabwo ari TV Rwanda. Yes, reka mbashimire mwe mwarukurikiye kino kiganiro by'umwaka kuri Ketchup TV show, ngewe nitwa Romeo Janvier, Mwakoze. Imana ibarinde. Mutumirwa umunsi. Namwe murakoze. Imana ibarinde.